umukobwa wanjye yaryamye kweri, nkaba natinze cyane ku buryo yaba yaryamye. Undi rimwe nawe yaryamye. Mayira byuka, byuka 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 wicare tuganire. Ngwino. Ko watinze ufite iki kibazo? Utigeze unampamagara byibura ngo unambaze wumva ryamwe neza kanze. Hari icyo wabaye? Nabaye iki se ko ari ntacyo? Saa mbiri ryama saa mbiri umurongo ungana nawe kweri? Gusa saa mbiri umufata ari kera. Yego komana. Umva byuka ntabwo tuganira uryamye, byuka pe. Cyangwa wicaye. Ni koma? Mbona nazi. Nicyo kwa cyo gatinda. Ntugende cyane gute. Ese ntiwatetse nakuza nirukanswa n'iki? Asa. Siko rero mbuzuye gutuma bigaragara nkambona wabaye nk'umurwayi wa malariya biti. Sana ibibazo bikomeye ariko ntagerageza. Uvuga ko guhera saa 12 n'indi hano mu nzu namaze gusura ibintu byose. Watetse wiruka hafi yo kuza gutekera mu buriri. Yewe. Gusa urabizi ko ibintu byo guhisha munsi atari ibintu byanjye. Ubwo rero niyo wakabimfashe kugira ngo urwanye mu gihe wari kuza kuba uhari. Dore ko watumye binagaragara cyane. Iyo nza kuba ntajya mu byo guteka nk'uko wabinsabye. Ntabwo nta n'umwe wari kuba yabimenya. Nonese ko ubwawe ntekere no kuvuga ngo njye watumye bigaragara cyane bihuriye. Wabihisha uba nk'uko bisanzwe hagira ukuvumbura. Umva njye wapi ndi gutambuka nkareba hasi. Nonese ko nakubwiye ngo genda umere neza tubiganiraho nje nanjye nsanze waryamye. Guca nk'utana mama bigushyiremo iki naca urambaza uko. Niba icyo wahamutse induru zabaye induru. Mani kore umva byanteye imbeho ndumva ndi no gutitira mu nda. Titira mu nda ze kubera ubwoba. Ni wowe ko bugira na byose wabikomeje byabaye ikibazo. Muri make ni iyindi kesi. It's okay. Tuza Yesu yarishyuye nta mpamvu yo guhangayika. Imana yarishyuye nta mpamvu yo guhangayika. Yesu ni umwana w'Imana. Niyo mbivuga ntibikagutera umujinya. Ko Kristo yarapfuye ku bwacu arazuka yatadupfira uwo ari kuba twe duceri tw'abandi akahita ugira uti kukajya birangira ariko ko Kristo yadupfiriye wa mwenda wakingurutse ahera ngo buri wese yigireyo duse imbabazi tuzihabwe nyine aduhuze n'Imana tugirane ubusabane. Ntangiye kureba ukundi kuntu ukaba rero mbwira imva n'imvano y'ibyo bintu wakoze. Wabitewe n'iki? Byavuye kuki? Nyine uku guhemuka kutaba mu muryango wazanye. Barambwire izo mundisi wiyandurishije wahuriye nazo. Nyine byangendekeye urabizi handi nari ndi muri stage.
Ah, uriya mama hari umuntu babanaga muri famiye ye, noneho aza kuza afite agatabo ka banki karimo amafoto yabo uko babanaga, hari abo nabonaga juste nari nzi ko ari abafamiliye, aza kuri banki, noneho aza aje kubatira amafaranga, byasabaga ko wenda haza umukuru muri bo, ariko aza ari kumwe n'undi muntu nawe uri muri ako gatabo, ndavuga it's okay, arambwira wadufasha nkabasha kuba nabatira amafaranga ko mfite ikibazo ko ushobora kudakunda kandi undi muntu atari kuboneka kubw'impamvu z'uburwayi, ndavuga nta kibazo ko neza ndabaherekeza ko bamanaga ati nta kimenyane, buri kimenyane gituma habaho amarisike menshi, umuntu ashatse yajya akora ikintu ko umuyobozi aba yagitegetse. Ngakomeza umbwire. Ubwo nyine turagiye, manager arabyemera avuga usiyo neza, uyu muntu no kwizerwa nta kibazo, nta kibazo, azigize ikiba ngenda bazi, ati okay, ati genda ushire uriya ukwereka kuri gishe abarotiri, rero hari umuntu wanjye ashaka nyine bigendanye na gishe, niho nagiye ndabwira ko namwisanga abona cyane amafaranga barotiriye. Manager narakwemera, wese manager ubundi wizera muri stajeri gutyo, keka sinzi wenda niba hari ikindi kintu. Okay, umva shana yarangije amuha 300,000, ibaze nawe amafaranga ibihumbi naye nta bintu bya beptile wamufashijemo, arangije agwa 300,000, muri make nko kunyereka ikintu gikomeye mufashijemo ku rwego njye ntabitekerezagaho. Byambwira ukuntu umuntu aguhereza amafaranga 300,000 byose kumva uratuje, nuko yavutira ahantu nabonye ko harimo ikibazo gusa sinabyitaho, ubwo nibwo mbajije bati none twakoranaga, arambwira ati nawe hariho abantu bafite amafaranga ushobora gukorera na serivisi cyangwa ukamubwira ati sorry gusa akaba yaguha merci irenze uko ubitekereza, ndavuga wow, ubwo mu mutima wanjye mpita numva juste ni simple, ntabwo nabitinzeho, kumbi nza kumva ko nyuma bagiye mu rukiko kubera amafaranga, ayo mafaranga ngo juste yari aya famiye, iyo famiye ni umuntu wayaboherezaga, turangiye nariye mama, uyu mwana bagomba kujya kuvuzamo n'amafaranga y'ikimina, bagomba kwishyura umwe muri bo yari yarafashwe abajudara mu ka business kabo nka famiye, ariko urumva nyine ntabwo juste bumvikanaga, nanjye ndagenda ndayaryohamo kweri. Ese ubwo yakoresheje ikima ko utambwiye, ako gutega amatwi ngo wumve ikibazo mfite ungire inama, uri kwibaza n'amafaranga yagiye ko utambwiye wayakoresheje icyo yariye, hehe wayakoze ute ko hano waryaga, wenda nawe warayariye nuko utazi ngo wayariye mu buhe buryo, ntabwo uvuga ko uvuye kuri topic imwe yo kugira ngo umfashe ugire nk'aho amafaranga, ndabizi abafite amafaranga uyabarira kurusha ayawe, kandi nanjye bafite byinshi byo gukemura. Ubwo ushaka kundusha kurakara, nabazaga ngambwira ikibazo. It's okay, banza umfashe kuri iki, hari abasizwe turi kwitegura iveti, kandi kuri bagenzi banjye dusengana hari ibyo twari turi gutegura byo kujya gufasha abantu ku musigiti, hari gahunda yari ihari, rero kuza kumbwira gutyo sorry muvandimwe.
ese ubundi watinyutse kujya gufata amafaranga kujya gufasha umusigiti wanyu amafaranga utikoreye utavunikiye? Buriya njye mba numva amafaranga umuntu agakwiye kujyana mu byo gufasha ibintu by'Imana, abantu b'Imana, y'amafaranga wavunikiye uzi agaciro kayo ku buryo uvuga ati Imana iri shimwe rivuye mu byo nabize mu mugisha wampaye, none se nubwo mvuga ngo nanjye nagiye gufasha twari dufite gahunda ku musigiti, ndakubwiza ukuri ko iyo nze gusobanukirwa ko ayo mafaranga ari mu buriganya buryo ntabwo nari kujya kwifashisha ku musigiti gute n'Imana ntabwo ibinyemerera. Ngenda ndumva aho ngaho atari mayira nsanzwe nzi, ndumva ari warabaye undi muntu. Uribuka ko na pikiniki ari njyewe wo kwishyuriye tike, none wari uzi ko iriya tike yavuye mu rugo bari kuba bampaye amafaranga yo bakayakwima? Oke, tuza rero kubagira mfasha kuva muri situwasiyo babarira. None ubwo nyine ndibaza esike nzajya ngiye nkamusaba imbabazi akamfata rekodi akajya kundika. Rero niyo understand iyo ugenda kuriya ari umubyeyi, esike ngiye nkafata ayo mafaranga twasaba bampaye nkazimuha nkamusaba uko ibintu byagenze, ibyo ntabwo byamviramo ibibazo. Nta kintu yakugira umuntu utaraje ejobundi ngo gukore biriya turi hariya, esike namwikubita imbere gute ku buryo yambabarira? Shangaye ngo ko nyine umva ndabitekerezaho nkumva imbeho iranyishe kuko bitabasha kuba mu nda biri gutuguta. Nta kintu yagutwara, wowe uzagende umusabe imbabazi nta kibazo. I know muvandimwe mbabarira ungire inama nkore iki mbigenze nte? Umva rero nkubwire muvandimwe, wakoze ikosa rirenze n'ikosa, waranahemutse birenze guhemuka. Urumva uwo muryango kugira ngo umererwe gutyo ni we wenyine wari ukwiriye bivuge gutyo, wari ukwiye kuwubera marayika kugira ngo uwo muntu ntabe yagutira amafaranga. Kurumva n'ako gatabo ashobora kuba yarakibye byonsire, urangije uruvuga ngo wabaye umufatanyacyaha muri icyo gihe, sibyo? None naramubabaje cyane, ndetse nanjye ubwanjye binteye ikibazo. Impamvu natinze urayizi? Byabaye ngombwa ko nsubira ahantu twari turi. What? Nasubiyeyo nsanga mama musaba akanya arankundira arakampa. Ubwo se gute watinyutse kugenda kandi tutari kumwe? Yanyumvise pe. Nonese ubwo ubonye iki cyo kumusobanurira kandi nanjye ku giti cyanjye ntari nagusobanurira uko ibintu byagenze, kugira ngo noneho njyewe nimenyere ukuri kwa byose. Esike ibintu byatangiye gute, byaje gute, byahereye kugira ngo nyine nimenyere imvano y'ibyo uza kumbwira nyuma yo kuza kubimbwira n'uko yabimbwiye. So rero afite amakuru menshi arenze n'uko uwo bitekereza, kandi uzi neza yuko famiye yewe yashatse kugufungisha ndetse bakwita umufatanyabikorwa uhambaye, kuko ngo nta nubwo wica neza ko ari ayo 300 gusa yaguhaye, ngo wenda hari andi yaguhaye mbere, andi yaje azi aho ukorera, noneho nyuma ayo yaguhaye nayarangiza misiyo. Ese ibyo byose wabihakana ushingiye ku ki? Ntawe nzi icyo gukora izi saha. Nk'iyo baza kugushinja ibyo bintu urumva wari kubyikoramo gute?
uretse Uwiteka wenyine y'Imana umuntu aba yasenze ku manywa na nijoro, wa mubyeyi wawe uba ugufatiye iry'iburyo, mvana kuzakora meri ubanza amasengesho y'ababyeyi badusengera, mama wacu iry'iburyo badufatira bubahwe, kubera ko umva kwa kunda kuramburaho ikiganza naho rwose yewe gawe njye uburyo yabimbwiyemo no birenze we n'ukuntu bimbwiye, wowe utuntu mbwiye turi toto cyane, birenze ko bo noneho dosiye yawe yari imeze ku murongo kandi kose nta kantu namba wari bukuyemo ngo urihakana habe n'akadomo, byose byari bugufate nkurikije ukuntu nsobanuriye. Gusa yambwiye ko yakubabariye kandi ujye yumva amahoro, agende kumusura muganire byakunda se. Dore mbese ngo uraguruka utarangurira utarampeka. Thank you so much. Thank you too. Bihita bimbwira ukongera ugaceceka se byari kuba bikemutse. Byameze neza sibyo? Wari ufite rezo yo gutinda n'ubundi ushaka gusubirayo. Thank you so much. Thank you. So rero ishimwe ubu nawe ameze neza, afite amafaranga, Uwiteka yaramwibutse ngo kandi buriya ngo yari amaze iminsi atari n'inaha, ngo nibwo yari yakiviye mu mahanga. Rero urumva ubwo butrowasta wishyize mu mutwe nta kintu bubuze kuri we mafu, ahubwo icyo wakora ineza irakurikirana kandi umutima mwiza Uwiteka ahora awuvunjira ibyiza, bifuza kubabara Uwiteka ahora awusana awushakira ibiwunezeza. Uvuga ngo mwari muzi ko nyine kabaye, ariko Uwiteka aravuze ati humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere y'uko bimbwira mba namaze kubibona, kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Umva Imana iraryoshye, Imana iranezeza, mba nanjye nishimye, niyo mpamvu gasore kanjye nezerwa. Ubu ngubu nta deni ry'amafaranga 300,000 ikindi sinabikoze ngo kugeraho kubera Imana. Thank you. Njye nta amafaranga 300,000. Uwo ni nde twumvise? Ntabwo mbizi.